turabashuje bene data, tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho bigaruka, byigisho ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Uyu munsi rero tugiye kureba ingingo itubwira ngo ukurabagirana mu mitima yacu. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ndi kumwe na bene data, mwene data iburyo, reka tumusabe abasuhuze nawe abibwire. Turabashuhuje, nitwa Nzabamwita Pierre, kugira igitondo cyiza. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi ibumoso na mushiki wacu, nawe reka tumusabe abibwire. Nitwa Mukandutiye Rusi, turabashuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze cyane Rusi, dufite umugisha muri iki cyumweru twabanye n'umumama muri ibi byigisho. Imana imuha umugisha kandi namwe abadukurikirana turabasaba gukora bwa buryo, gukora subscribe, gukora share, ndetse mukanakora like, mugatera inkunga ivugabutumwa. Ibi byigisho niba bibanyura natwe biratunyura cyane, mujye mubitugaragariza kandi munabisangize n'inshuti zanyu. Imana ibahe umugisha. Rero reka dukomeze mu ngingo yacu, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze dusenge. Data wera, muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mubyeyi, twishyize mu biganza byawe, uradukunda kandi utwitaho, twandikishije ijambo ryawe kugira ngo turyige ribashe kutwungura byinshi. Ndakwingize kugira ngo umwuka wera adufashe, kandi abazakurikirana ibi byigisho dusenze kugira ngo umwuka wera azabigishe, bigire umumaro mu mibereho yacu ndetse n'abatwumva. Tubyakibona mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi. Tumaze iminsi twiga icyigisho kitubwira ngo Yesu umucyo w'isi. Twakibonyemo byinshi. Uyu munsi rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ukurabagiranira mu mitima yacu. Reka dusabe Pierre mbere yuko tujya mbere atwibutse ingingo twize ejo itubwira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza. Pierre, ni karibu mu ncamake. Umucyo w'ubutumwa bwiza, twabonye ko Kristo niwe mucyo w'isi. Ubwo Kristo ari umucyo w'isi, ni nawe umucyo w'ubutumwa bwiza. Yaba ibyaremwe, yaba ibiriho, ibiboneka n'ibitaboneka, Kristo niwe ubibereye umucyo. Ejo rero twabonye ko Kristo ari we mucyo w'ubutumwa bwiza, kandi Kristo koko niwe mucyo w'isi. Murakoze cyane. Aha rero ubutumwa bwiza twatanga butarimo Yesu ntabwo rwose bwabasha kumurikira abantu nk'uko bikwiriye. Nicyo twabonye ahari umunsi w'ejo. Uyu munsi rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ukurabagirana mu mitima yacu. Ni gute dushobora kuzahurwa n'amagambo atera umwete yavuzwe na Pawulo ku byerekeranye n'umucyo w'isi? Mu rwa kabiri rwa Bikorinto ibice 4:6, reka twumve aya magambo, twumve uburyo dushobora kuzahurwa nayo. Mu rwa kabiri rwa Bikorinto igice cya 4:6 baratubwira bati, Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Murakoze cyane. Aya ni amagambo meza cyane intumwa Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu. Sinzi nawe niba yarakuviriye, sinzi namwe batumirwa bacu muteguye kudufasha muri iyi ngingo, niba umucyo Kristo yaraviriye mu mitima yanyu. Kristo yaviriye mu mitima yacu, kandi umucyo we niwo utuma tubaho, dukora ibyo dushoboye gukora ibyo ari byo byose mu mucyo wa Kristo tumurikira. Byaba ari byiza cyane. Ariko turaza kubona uwo Kristo yaviriye ubundi biba bimeze bite. Ese ubu turabwirwa iki muri iki gihe? Ni ikibazo turi bugende tubona no muri ibi byigisho. Hano rero harimo amagambo atubwira ngo reka ugutekereza. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ku ipaje y'149. Aratubwira ngo reka ugutekereza ubwiza bw'Imana abe ari byo biganza mu bwenge bwawe. Reka imibereho yawe uhuzwe n'imibereho ya Yesu. Aya ni amagambo akomeye kandi aryoshye. Ariko inshuti, niba mwarakurikiranye ibyigisho byatambutse, twabonye ko
ibi kubivuga gusa ntacyo bimaze. No kuvuga ko Kristo yaviriye mu mitima yacu byonyine ntacyo bimaze. Ahubwo ikigaragara cyo ni uko uwo Kristo aviriye mu mutima hari ibimenyetso bimuranga. Wabwirwa n'iki ko umuntu Kristo yamuviriye mu mutima, cyangwa se we wabwirwa n'iki ko Kristo yaviriye mu mutima wawe? Ese reka tubaze Rusi atubwire n'ikihe kimenyetso cyagaragaza ko Kristo yaviriye mu mutima wawe dukurikije ibi byigisho. Murakoze cyane. Ukurabagirana ni ikintu kiba kigaragara ku buryo ureba kiri nko hirya kure yawe ugahita ubona gipika kandi kirabagirana ukabasha kukibona. Umuntu wakiriye Kristo rero nawe ararabagirana, bona avuze bona atavuze. Imico ye, imibereho ye iba irabagirana. Hano hepfo mu mwuka w'ubuhanuzi hari amagambo agaragaza ukurabagirana, urabagirana icyo avuga, icyo agenda abwira abandi. Haratubwira ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Iri somo turabona muri Yesaya 60:1. Ubwo butumwa burahabwa abagiye gusanganira umukwe. Kristo agiye kugaruka afite imbaraga n'icyubahiro gikomeye. Agiye kugaruka mu bwiza bwe no mu bwiza bwa se. Agiye kugaruka ashagawe n'abamarayika bera bose. Mu gihe isi yose izaba ibundikiwe n'umwijima, hazabaho umucyo aho abera batuye hose. Umucyo wa mbere bazawukura ku kuboneka kwa Kristo bwa kabiri. Umucyo w'agahozo uzamurika uturutse mu bwiza bwe, kandi Kristo umucunguzi azahimbazwa n'abamukoreye bose. Mu gihe inkozi z'ibibi zizahunga ukuboneka kwe, abayoboke ba Kristo bazanezerwa. Rero dukomeje turabona ko kurabagirana mu mitima yacu nyine nuko tubona ko umuntu wakiriye Kristo arabagirana, bona avuze bona atavuze, imico iba yaramaze guhinduka kuko ikimurimo ni Kristo uba urabagirana. Ibyo ari byo byose reka dukomeze tuganire gato kuri iyi ngingo kugira ngo tuyisoze, ariko ni ingingo nziza cyane isoza iki cyigisho cya gatandatu. Icyigisho cya gatandatu kiratubwira ngo Yesu umucyo w'isi. Rero amagambo mushiki wacu amaze kudusomera arakoze cyane, aratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Inshuti nawe byuka urabagirane, kubera ko uyu mucyo ntabwo wagenewe umugabane runaka, ntiwagenewe abantu bamwe ngo abandi ubimwe, ahubwo yaba ari twe turi kuri kamera, yaba abakameramani bariho badushutinga bagira ngo bazabikwirakwize hirya no hino cyangwa se bazabishyire ku rubuga, yaba abadukurikiranye, twese uyu mucyo twarawugenewe. Muri iki gitondo rero ndetse no muri uyu munsi, reka dufatanirize hamwe kumva ko dukeneye kubyuka tukarabagirana. Reka nsabe mwene data Pierre agire icyo avuga kuri iyi ngingo, cyane cyane ku bigendanye no kurabagirana mu mitima yacu, kugira ngo rwose ingingo dushyire umusozo ariko tuyumvikanishije neza, twumvise neza uko kurabagirana mu mitima yacu. Ndagaruka kuri uyu mwuka w'ubuhanuzi muri iyi migani ya Kristo. Baranditse bati umwuka wera azafata iby'Imana maze abikwereke, abishyire mu mutima wumvira nk'imbaraga ibeshaho. Ubwo nibwo buryo gusa umuntu ashobora kwakira kurabagirana kwa Kristo. Igihe umwuka wera afashe iby'Imana, wamwemereye, wamuhaye ikaze, umwuka wera abanye nawe, afata iby'Imana akabishyira mu mutima wawe, noneho umucyo w'ubwiza bwa Kristo ukarabagiranira inyuma. Icyo gihe rero umuntu wese ukubonye akubona nk'ubwiza bw'Imana. Murakoze cyane. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Reka uku kurabagirana mu mitima yacu twe kubivuga ku magambo gusa, ahubwo twakire Yesu tumurye, we mutsima w'ubugingo. Hari ukuntu ugira utya ugasanga abantu dufite urwijima nk'uko twabibonye mu ngingo y'ejo, umucyo w'ubutumwa bwiza, aho tugenda ibyo dukora ugasanga mu kuri ntabwo turi kugaragaza umucyo.
ariko ntitwakwirenganya kuko ntabwo bagaragaza ikidahari. Mushiki wacu yabivuze neza, Rusi rwose Imana iguha umugisha. Ntabwo urumuri wakirirwa urushakisha, ahubwo aho ruri rurigaragaza. Noneho rero burya uko tugaragara burya niko tuba turi, ariko dukeneye kugaragara muri uyu mucyo, kubera ko hano aya magambo aratubwiye ngo Yesu agiye kugaruka. Kandi ikibazo kiri muri aya magambo ni uko naza abamukoreye bazamusanganira, ariko abataramukoreye, abatarabaye mu ruhande rwe, abatarasobanukiwe n'uwo mwijima, ngo bazahunga ukuboneka kwe, bazabihunga kuko bazaba bafite ubwoba bw'uwo mucyo uzabuje. Rero kugira ngo twimenyereze kandi tumenyere kuba mu mucyo, dukwiriye gusaba Yesu kugira ngo ature mu mitima yacu, kandi binyuze mu mwuka wera birashoboka, kandi nitumukingurira azaza kuko arabyifuza. Nibyo mbifuriza mwe abo turi kumwe muri kamera ndetse imbere ya kamera ndetse n'abadukurikiranye mwese, Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire rero kandi tubasabe kuzagaruka no gukomeza gukurikirana ibi byigisho mu izina rya Yesu. Amen.